none se Jean de Dieu karame ubu ngubu gahunda yawe gahunda yawe urumva ari iyihe gahunda yawe ushaka icyifuzo wifuza kugeraho muri ako wese buriya hari ukuntu wenda njyewe buriya inzozi zanjye buriya nifuzaga hari ukuntu umuntu acuranga radiyo nambuka reba nka filime z'inyarwanda avuga uti mana byibura ati mbonye nk'uyu muntu niyo namubona byibura ati niyo namubona amaso ku maso izo nzozi buriya nizo mfite nanamubonye inzozi zanjye zaba zabayemo uwo muntu ninde wumva wifuza kubona buriya rero uwo muntu ni Kiramani Kiramani buriya ndamwemera kandi ikindi akaba ari na garaferi twongeye kubasuza bakunzi bayitange TV show amajyepfo amajyaruguru urasirazuba uburengerazuba abari mu Rwanda aba diaspora turabasuhuje mwese abakoze subscribe abatari bayikora abakoze subscribe turabashimira abatari bayikora nabo turabasanga badutera inkunga badukandira kunzogera muri aka kanya turi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane mwatwibwira amazina yanjye nitwa Tugirimana Jean de Dieu nkaba mvuka mu karere ka Gakenke ntara y'Amajyaruguru umurenge wa Kivuruga akagari ka Sereri umudugudu wa Buhaye murakoze okay Jean de Dieu turakwishimiye natwe twabishimiye tukihagera turakwishimiye twishimiye kubana nawe karibu rwose wisange kuri Tange TV show ndabishimiye cyane nta kibazo ubu ngubu abantu bo mu majyaruguru muri hehe comment zibe nyinshi umukunzi wacu yahageze ariko simvuze mu majyaruguru gusa n'abandi bantu nabo baze bifatanye natwe ariko impamvu zabo mu majyaruguru ukubera yuko akarere ka Gakenke kari ku mu ntara yo mu majyaruguru ubwo buryo iyo ubonye nk'uwo muntu muvuka hamwe muri abaturanyi ubu ngubu harimo n'abaturanyi nawe ubu ngubu bamubonyerega turumvikana ubu ngubu ibyishimo ni byose cyane rwose nuko rero Jean de Dieu umve wisanze turakwishimiye umva byatangiye no kugaragara rwose hari abatangiye kugira gutya rwose ndabyizeye cyane ubu ngubu hari abatangiye kugira gutya baduha comment bavuga bati Jean de Dieu rwose ni umuntu wacu turamuzi ngaye nguko none se Jean de Dieu karame ubuzima busanzwe ubundi uba hehe mbese tubwiye muri makeya Jean de Dieu wayo ubuzima busanzwe ndibera muri Kigali ariko nyine warabuciriritse akazi nkora ndi umunyonzi biraho nyine tu ariko ubundi burya akazi nakagutunze sibyo buriya akazi aho kugira akazi nakagutunze nyine yibonamo ifunguro rigutunga ntacyo bitwaye ukabona ayo wishyura impuza shambure nako ukabona aho wishyura nyiri ibyondo nta birenze nta biba birenze ni ukuvuga ngo mutuye muri Kigali ubusera twavuga guturara ese si umwishyura se nyine buri kwezi uramwishyura ndatuye ariko ntabwo ntuza ndakodesha urakodesha mukodesha muri Kigali ndumva mufite akazi ni byiza cyane
bibere n'isomo n'abandi bantu. Ndumva muri iyi minsi hagezweho ikintu, ntabwo navuga ngo kigezweho, hariho ikintu cy'abantu b'abatekamutwe, abantu bitwaza ibintu by'ubujura. Bibere n'isomo, dukoresha amaboko yacu, Imana yarayaduhaye. None se ubu ngubu, ariko rero nanone hari igihe kigera n'umuntu akaba yanakubwira nawe kwiberaho muri ubwo buzima, avuga ati se nkoresha amaboko yanjye se kubera iki? Niba umuntu afite inkweto ntayibye se bintwaye iki? Niba umuntu afiguze imyenda nabyibye se bintwaye iki? Niba atetse nateruye amasafuriya bintwaye iki? Ntavunitse. Use ubwo wowe ibyo bintu wowe ubona bimeze bite? Aya ibyo ntabwo nabikora. Buriya ikintu cyiza kuruta ibindi, wenda tubare nk'urugero, ubu muyede ageze ku 4,000, sibyo? Wenda niba nanje n'umunyonzi nkabona bitatu. Hano muri Kigali ageze ku 4,000 ko numva birengana. Muyede ageze kuri 4 bikaze. None ubwo wenda nk'umunyonzi ashobora kubona bitatu, ntabwo ukabona 2. Rero muri 3 cyangwa 2 harimo ifunguro rigutunze, kandi wabarana neza ukagira nayo urakodesha ya gato yawe, ubuzima bugaca bayinga. Ubundi ibindi byose tukabiharira rugira. Amina. Ese Jean Dodier usengera he? Gusenga sera. Tengera mu bangirikane nyine iyo byabaye ngombwa, ariko nyine kubera umuhigo i Kigali, arega buriya ushobora no gusengera naho ariko Imana ikakumva. Nabyo birashoboka cyane. Ariko idini ryanjye ni abangirikane. Ubwo itorero ryo ni abangirikane. Ubwo rero Jean Dodier ubuje Kigali, watubwiye yuko iwanyu ari i Gakenke. Siko watubwiye? Mu karere ka Gakenke. Ngo ntabwo uri kavukire ya Kigali. Nuko rero igitekerezo cyo kuza i Kigali wakigize ute? Byaje bite? Icyambere burya ni ibyo bavuga ati icyambere ni igitekerezo. Nitubwire mbese igitekerezo ukuntu cyaje, ugafata ukavuga ati ndabitekereje, warangiza ugafata gahunda rwose uvuga ati inshuti nari ntafite mu cyaro bakopine ibintu byose. Igitekerezo kuza muri Kigali, arega umwana wese uri mu cyaro wese aba yifuza kugira ngo aje kureba kuntu mu mujyi hameze, kwese mu mujyi numva bavuga bimeze bite. Nanjye nabifataga nk'inzozi, ariko nyine mfata icyemezo cokora itiki yanzanye narayikoreye, urumva? Ngo ndaza nyine naje bandangiye akazi ubundi kwanza. Nangahe waziye? Ubundi naje bandangiye akazi komisiyo yaranga. Umuntu urahandangira. Nari ndamuha 5. Itiki icyo gihe yavaga mu majyaruguru byari 2,500 kugera Nyabugogo. Wenda kugeranya nafata n'akamoto wenda tubare 3 kugera Magere. Ubwo rero n'umuntu urakandangira nawe muha 5. Ariko rero buriya niho namaze nk'iminsi niba ari 4 niba ari 5. Barankimbije bitewe n'iki, aho icyo gihe hari muri weekend habaye akadote, habaye ubukwe nyine. Ni muri urwo rugo? Naho nyine nabaga hari bahakoreraga akadote, nuko nyine abantu b'ubukwe nyine baza nyine ibintu nk'ibyo nyine dekorasiyo. Narakora amasuku, turangiye gukora amasuku tuje no gukoropa ahantu nyine y'amazu baba barimo ahakiriye abageni iki byose. Ndangije ndagenda ndakoropa, nze gukoropa maze kubagera neza. Sinzi ukuntu nibagiwe gatoya, ari afite ingufuri nini iriya ikocoka nyine iriya icuma girabaga yatari seriye. None imfunguzo zayo ni serire nayanje rwose nayo kuri gate ndazifungirana, zifungiranamwe imbere. Ubwo rero bahamagara mabuja, yari ku kazi nyine. Bati wa muhungu ati mukozi ati arahamagara nyirabuja ati wa muhungu ati akazi dore yafunze, afungirana ingufuri, yakafungirana imfunguzo, none bimeze gute? Umwabuja kubera ari wibikiraga imfunguzo z'ahantu hose, araza arafungura
nako araza aradufungurira ubwo nje ninamenye ibyabaye nkagira ni ibisanzwe guca mu gitondo yigira ku kazi cyokoze ikintu mushimirana n'uyu munsi amafaranga yanjye nari maze gukorera yarayampaye rero ndavuga ati uyu ni umubyeyi mwiza ni akandi gatekerezo aho ati ntabwo naje mu cyaro ngo nje kwahira inka z'umusaza mfata igitekerezo ati anko wanjye ni umufundi ahubwo nanjye reka mfate igikurete nzaje ndumuherekeza nyine mubere umuyede nuko byagenze ngo nyine bigenda biza gutyo bigenda biza ngira ubwo mbona udufaranga ngura igare njya mu ishyirahamwe ry'abanyonzi nuko mva mu kiyede guca ubundi umunyonzi uwo majyaruguru umbabarire kuba nkwisi iryo zina umbabarire kuba nkwisi iryo zina kubera yuko ari aho ngaho waturutse sibyo ariko ni ukubera ko ariho iwanyu none se Jean de Dieu karame ubu ngubu gahunda yawe gahunda yawe urumva ari iyihe gahunda yawe ushaka icyifuzo wifuza kugeraho muri ako kazi kawe buriya hari ukuntu wenda njyewe buriya inzozi zanjye buriya nifuzaga hari ukuntu umuntu acuranga radiyo nambuka reba nka filime z'inyarwanda avuga uti mana byibura ati mbonye nk'uyu muntu niyo namubona byibura ati niyo namubona amaso ku maso izo nzozi buriya nizo mfite nanamubonye inzozi zanjye zaba zabayemo ubwo ni ukuvuga ngo n'ibyo nari nkubajije nti ikintu wumva ubu ngubu mu kazi kawe mu byo ukora icyo wifuza kugeraho ariko wisumbwira yuko ufite inzozi z'umuntu niyo namubona aha uwo muntu ninde wumva wifuza kubona buriya rero uwo muntu ni Kiramani Kiramani buriya ndamwemera Kiramani kubera ndamwemera byanjye buriya niyo namukora mu ntoki byibona buriya iyo ufite urumodo wawe kandi ikindi akaba ari na garaferi hari ukuntu mwumva nyine ukumva nawe ukavuga uti byibura niyo namubona nkamukora no mu ntoki byibura imana yaba mbega inzozi zanjye zaba zibaye impamo pe inzozi zawe rwose uba wumva naba nzigezeho pe araga buriya cya mbere buri wese nyine afite inzozi ariko none se ngi ikintu nibaza kubera icyo ari we ukunda pe aga naga ari buriya nyine umuntu ari romodo ni abantu benshi wambaje mu bya sinema sibyo hari nk'abanyamakuru hari abahanzi umva ukuntu wese uvuga ngo wambaje mu bya sinema buriya wowe ukuntu wikundira ahubwo nyine ahubwo kubera yuko Kiramani n'ubundi umukunda uzi ko ari muri sinema wise wumva nakubarije no mu bya sinema witekereza mu bya sinema araga buriya buri wese nyine nk'wenda nk'urugero avuze ati nk'uyu muntu mvuze guca na guca baravuga ati wenda tubare wenda ngize nk'amahirwe wenda akamamagara ati guca na guca nkakina wenda nka koreri guca ati abona byaba nyine da abantu bamwe hari umuntu wabuze ngo yari azi yuko ari umusirikare ngo byanyabyo nanjye buriya nari mbizi ariko ubundi se ubona atari nk'umusirikare iyo ubona vibe ziwe oya ngo yari azi ko atari imikino ngo yari azi ko ari byo byanyabyo nanjye niko mbibona da nanjye niko mbibona avugana igitsure ariko nyuma wumve ibiganiro atanga ugumva uramukunze kumva wenda nizo nzozi nawe avuga uti nanjye nteye mu kirenge cyiwe Imana yabikoze ngayo nguko rero aha none se Jado karame none hari abantu bagukunze hari abifuza ko muzabonana
hari abashobora kugutera inkunga wenda sibyo ukaba wagira aho uva ukagira aho ugera. Ese wowe mbere na mbere muri rusange bwo kugira ngo dusoze mbese bwira abadukurikiye nk'ubutumwa waba. Ubutumwa naba ni ukukomeza bakadusengera bakadusabira umugisha ku Mana. None ikindi wenda aka video bakagasharinga nyine kimana izakora aba tuzabashimira pe. Byiza cyane. Wenda nkaba natanga na nimero yanjye hagize unkunda niba abona nyine mfite priorite y'ejo hazaza mfite agenda y'ejo hazaza cyane. Wenda hari umuntu ushobora kuvuga ati uyu muntu ndumva yankenera nk'uguca na guca wenda mu gafilime nka guca natanga na nimero zanjye za phone 078 28 62 946 cyangwa na Tigo nayo irahari 072 76 27 23. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Abakunzi bacu rero barabyumvishe twari twamukunze ariko ntago nyine tugiye gutandukana. Urakoze cyane. Sawa nakagaruka. Namwe murakoze nimwongera kudutumira tuzongera tugaruke. Ikaze cyane rwose. Tange TV show turabashimiye. Sawa sawa.